kuwa kabiri ukwezi kwa mbere itariki 13 2026. Uyu ni umunsi wa 13 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Ngiye kugutuma kuri bene wanyu, kuko igihe niki ngo ibyo wamenye ubibasangize, bakeneye agakiza cyane kuruta uko ubitekereza. Amen. Matayo igice cya 5 kugeza kwa 6. Abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati, ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Israeli. Amena. Yesu yohereje intumwa 12 kugenda zishakisha aho bene wabo b'Abisirayeli bazimiriye, kugira ngo zibagarure mu gakiza, bamenye ko Yesu Kristo ari we Masiya, Yesu Kristo ari umucunguzi. Arababwira ngo simbatumye uyu munsi mu Basamariya, simbatumye mu banyamahanga aribo bitwaga abapagani, ngo ariko mbatumye kuri bene Israeli batataniye ahantu henshi. Nawe Imana igiye kugutuma kuri bene wanyu. Bene wanyu bagize igihe mu byaha, bagize igihe mu guterekera no kuraguza, bagize ibihe mu mihango ya gipagani. Iki ni cyo gihe, genda ubatarure ubazane. Bararushe cyane, baruhijwe n'ibyaha, baruhijwe n'imivumo, baruhijwe no gukora ntibagere kure, ariko uyu munsi genda uje kubabwira ubutumwa. Urakoze Yesu kubikoze. Amen.